umukumbi w'intama usandare. Amen. Amen. Tusome ijambo turariha umutwe w'amagambo uvuga ngo kuba umukristo mu joro rihemuza benshi. Amen. Amen. Kuba umukristo mu joro rihemuza benshi turavuga kuri Matayo. Matayo ni umwanditsi wandikiye abayuda. Yanditse igitabo yandikira abayuda. Ni nawe wavuze inkuru za Yesu, uburyo Yesu yavutse, uburyo Yesu yapfuye, uburyo Yesu yazamuwe mu ijuru. Ni ukuvuga ngo dushaka kugira tumenye amateka ya Yesu n'ubuzima bwa Yesu birebera muri iki gitabo. Noneho muri iki gitabo nangwa se muri iki gice hatubwiye uburyo Yesu yarageze igihe cyo kugira ngo apfire abanyabyaha, ariko aza kubwira intumwa ze ko iryo joro barimo riri buze guhemuza benshi. Ni ukuvuga ngo mu joro ry'ubuzima bwa buri mukristo niho guhemuka kwe kubonekera. Ni ukuvuga ngo ubukristo nangwa se ijoro ry'ikibazo, ijoro ry'ibigeragezo, nicyo gipimo nangwa se niyo balance y'ubukristo. Ubwo rero ni ukuvuga ngo Matayo Yesu aza kubibabwira neza, arababwira ngo iri joro ribuze guhemuza benshi, ndetse abigishwa babyumvise birabababaza. Petero aravuga ngo ngiye mu bantu bashobora kubihuza ntabwo nabamo. Petero yarebye hafi cyane, n'abandi bigishwa barakomeza. Bigeze ku bice 27 nuko umwanya ari mukeya, havuga uburyo ndetse ngo Yesu yahisemo intumwa, ajyana Petero, ajyana na bene Zebedayo. Bene Zebedayo abari bo dushobora kubabona mu gitabo cya Mariko ibice 3 umurongo wa 35. Ijoro nangwa se ibibazo byawe nibyo biza kugira uburiwe, nangwa se nibyo bishobora kuzakwerekana kuza umuhemu kuri Kristo. Ni ukuvuga ngo ibigeragezo byawe nibwo Kristo nangwa se ni nabwo buhemu bwawe. Nanone turasoma n'ubundi nanone turakomeza dusome muri Matayo. Muri Matayo ibice 25 umurongo wa 6. Turasoma mu izina rya Yesu. Ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Amen. Amen. N'ubundi twumvishije ko ubundi ijoro nicyo kigeragezo cy'ubuzima bw'umukristo uwo ari we wese. Yesu nanone ni nawe waje guca uyu mugani, avuga ko ijoro nyine ngo aca umugani w'abakobwa, nk'uko twari tumaze kubyumva umukozi w'Imana bitubwira. Aca umugani w'abakobwa b'abapapa n'abakobwa bafite ubwenge, ariko abo bose ibyabo byamenyekanye ari uko mu gicuku nangwa se ijoro ribonetse. Hepfo dukomeje uriya mu kiriya gice mu murongo wa 12 haravuga uburyo Yesu yahakanye ko atigeze abamenya. Ni ukuvuga ngo nutagira uburyo nutagaragarira mu mwijima w'ibibazo ubamo wa buri munsi ngo ube intwari nyayo, ntabwo nawe ubukristo bwawe buzagaragara, kandi nawe Yesu azakwihakana, azavuga ko atigeze akumenya. Ubwo inama twabasha kuvugaho ni ukuvuga ngo dukomere, kubera ko umwijima niyo balance, nangwa se umwijima nibwo bukristo bugaragaza. Ibibazo by'umukristo nibwo bukristo bwe, nangwa se ijoro ry'ibibazo byawe nibwo bukristo bwawe. Imana iduhe umugisha. Amen.